Hello everyone, hope that you are doing fine. Muraho neza nshuti zacu bavandimwe basanzwe bigira hano kuri Apogee Star University. None rero tugarutse kubigisha isomo ry'icyongereza nyuma y'igihe kirekire tudahari ku mpamvu z'akazi kenshi cyangwa se izindi mbogamizi twagize wenda z'akazi kakaba kenshi tukaburaho gato, ariko uyu munsi noneho we promise you that mu by'ukuri ko twagarutse kandi by'iteka ryose. Today we are going to learn greetings. We are going to learn greetings. Uyu munsi rero tugiye kwiga indamukanyo nyuma y'uko abanyeshuri benshi bagiye bambaza isomo ryo uko basuhuzanya cyangwa se uko mu by'ukuri baramukanya ku bantu. Ntago wamenye icyongereza rero mu by'ukuri utize greetings ndetse n'ibindi nkabyo tuzagenda tubahereza. Today we are going to learn greetings in English. Tugiye kubireba muri in the morning, in the afternoon, in the evening. Tugiye kubireba mu gihe cya mu gitondo, mu gihe cyo kumanywa, mu gihe cyo kumugoroba. In the morning, when we say in the morning, tuba tuvuga ngo mu gitondo, mu gihe cya mu gitondo. In the afternoon, mu gihe cy'amanywa. In the evening, mu gihe cy'umugoroba. Ibi rero mu by'ukuri nibyo tugiye kwiga. Greetings that I have said, nkuko nabivuze. We are going to see more examples in sentences. Tugiye kureba ingero zitandukanye mu nteruro. Urugero, good morning. Good morning. Iyo uvuze ngo good morning, uburamukije umuntu umubwira ngo mwaramutse. Ibi ngibi ubikoresha in the morning, mu gihe cya mu gitondo. Good morning, usuhukije cyangwa uramukije nawe agusubiza avuga ati good morning. Good morning, good morning. Mwaramutse neza. Good morning, good morning. In the afternoon ho rero dukoresha evening, good evening. No, good afternoon. Mu gihe cy'amanywa dukoresha good afternoon. In the afternoon. Mu gihe cy'amanywa. Good afternoon. Good afternoon. Urumva ko ni ibintu byoroshye cyane. It's very simple, it's very easy. Ni ibintu bisanzwe kandi byoroshye. When we say good afternoon, we answer good afternoon. Iyo tuvuze good afternoon, n'ubundi dusubiza good afternoon. No mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo mwiriwe, ugasubiza uti mwiriwe neza. Good afternoon, good afternoon. Mwiriwe neza. Ahangaha zirikana ko ari mu gihe cy'amanywa ariho dukoresha good afternoon. Reka turebe rero in the evening, mu gihe cya nimugoroba uko waramutse umuntu cyangwa se uko wasuhuza umuntu. Good evening, good evening. Uravuga uti mwiriwe cyangwa se muraho, byose byakoreshwa ni mu gihe cy'umugoroba. Good evening, good evening. Iyo ubwiye umuntu ngo good evening, nawe aragusubiza ngo good evening. Mwiriwe, ariko ujya wibuka ko evening ikora mu gihe cya nimugoroba. Mu gihe cya nimugoroba rero ni nko kuva saa 10 kugeza nibura saa 1 za nimugoroba. Good evening, good evening. Ibyo byumvikanye neza. Hanyuma tugiye kureba indamukanyo noneho zisanzwe. Indamukanyo zisanzwe nazo ariko zikora mu bihe byose. Ushobora kubwira umuntu ngo how are you? How are you? Iyo ubwiye umuntu ngo how are you, umubwiye ngo amakuru. How are you? How are you? Amakuru yawe. Ashobora kugusubiza ngo I'm good and you? Amakuru yanjye ni meza cyangwa se meze neza. Ese nawe? I am good and you? Ni meza. Ese nawe nuko bimeze? I'm good and you? Ni meza. Nawe? Ushobora kuvuga uti niba bimeze neza, yes of course. Yes of course. Yego rwose nanjye nuko bimeze neza. Yego rwose. Yes of course iravuga ngo yego rwose. I'm doing fine. Ushobora kuvuga uti I'm doing fine. Turaza kubireba. Gatandatu, ushobora kubwira umuntu ngo how do you do? How do you do? Ubajije umuntu cyangwa se umubwiye ati bimeze bite? How do you do? Bimeze bite? Ashobora nawe kugusubiza ati how do you do cyangwa se mu mpine akavuga ngo howdy. How do you do? Howdy cyangwa se how do you do? Bimeze bite? Bimeze neza. Urumva ko how do you do, iyo umuntu akuramukije akubwira ngo how do you do cyangwa se akubajije ngo how do you do, nawe uramusubiza ngo how do you do, cyangwa se wabihina udashaka kuvuga interuro yose ukavuga ngo howdy. That's fine.
karindwi, ushobora kuba noneho uhuye n'umuntu ari ubwa mbere ukabura uburyo ki wabyifatamo. Reka tubirebe rero. Ushobora kuvuga uti nice to meet you. Nice to meet you, uba ubwiye umuntu ngo nishimiye guhura nawe. To meet ni uguhura, to meet. None iyo uvuze ngo nice to meet you, uba uvuze ngo nishimiye guhura nawe. Nawe ashobora kugusubiza ati nice to meet you too. Nice to meet you too. Nanjye nishimiye guhura nawe. Ariko ibi ngibi ubibwira umuntu muhuye ku nshuro ya mbere. Nice to meet you. Nice to meet you too. Naramuka akubwiye ati nice to meet you too, uzamenye ko mu by'ukuri yakwishimiye cyane kandi yishimiye ko muba inshuti cyangwa se ko muhuye ku bw'iyo nshuro ya mbere. Reka dukomeze noneho. Ushobora noneho mu by'ukuri kubaza. Ni gute wabaza umuntu uko umunsi wagenze, uko wabaza umuntu uko amanywa yagenze cyangwa se umugoroba we uko wagenze cyangwa se uko umeze. Let's see it. Reka tubirebe. Ushobora kuvuga uti when we use how, mu by'ukuri iyo dukoresha how igihe cyose tuba tubaza how is your morning. How is your morning? How is your morning? Ivuze ngo how is your morning, ubabajije umuntu ngo igitondo cyawe kimeze gute. Ibi biba biri muri simple present mu gihe ndanga, mu gihe turimo ako kanya. How is your morning? Igitondo cyawe kimeze gute. Ushobora kumusubiza uti my morning is fine. My morning is fine. My morning is good. My morning is great. Ushobora kuba wamubwira bimwe muri ibyo ngibyo nubwo wenda tutabyanditseho, ariko ndizera ko muzagenda mubisobanukirwa. My morning is fine. My morning is great. Ukandika gutya. My morning is fine. Igitondo cyanjye kimeze neza cyangwa se igitondo cyanjye kimeze neza muri rusange. How is your morning? Igitondo cyawe kimeze gute. My morning is fine. Igitondo cyanjye kimeze neza. My morning is fine. Igitondo cyanjye kimeze neza. That's great. Hanyuma ushobora no kubaza umuntu ngo nkuko twabibonye hano uvuga ngo how is your morning, ushobora no kuvuga uti how is your evening. Ariko tutaragera hano ushobora kuvuga uti my morning is fine and you. My morning is fine and you. Akaba yavuga ati yes of course. Yes of course. Yego rwose. Yes of course. My morning is fine. Ukaba wanashyiraho uti and you. Yes of course. Yego rwose. Hanyuma ku 9 naho ushobora kuvuga uti and you, nibyo uvuga ati nawe koko nibyo, nawe igitondo cyawe kimeze neza. And you. Yes of course. Yes of course. Yego rwose. Ku 10 ushobora kubaza umuntu noneho mu gihe cya nimugoroba cyangwa se no mu gihe cy'amanywa, naho wabikoresha ukavuga uti how is your afternoon, how is your morning, how is your evening. Byose byakumvikana. How is your evening? How is your evening? Umugoroba wawe umeze gute? Umugoroba wawe wifashe gute? Ushobora kumusubiza uti my morning is good, nkuko twabibonye hano, cyangwa se my evening is good, cyangwa se ukamusubiza gusa ngo good cyangwa se great. Byose birakoreshwa. Ushobora kuvuga uti good or great. My morning is good cyangwa se my morning is great. Igitondo cyanjye kimeze neza cyane, cyangwa se my morning is wonderful. Igitondo cyanjye kimeze neza. Ku 11 ushobora kuvuga uti how are you doing? How are you doing? Ese umeze ute? Umeze gute? Urimo kwiyumva gute muri ako kanya? How do you feel? Umeze gute? How are you doing? Umeze gute? Ushobora kumusubiza uti I'm doing great cyangwa se I'm doing fine cyangwa se I'm doing wonderful. Ndimo kwiyumva neza, ndumva meze neza, nta kibazo na kimwe gihari. How are you doing? Umeze gute? How are you doing? Umeze gute? I'm doing fine. I'm doing great. I'm doing wonderful. I'm doing great. I'm doing fine. Ndimo kwiyumva neza, mu by'ukuri meze neza, nta kibazo na kimwe mfite. Mu by'ukuri ndizera ko iri somo ribashije gufasha abantu bari beginners level, for the beginners level, abantu b'abatangizi bagiye barishaka cyangwa se bari barikeneye. Mu by'ukuri ndizera ko ribafashije cyane. See you for the next lesson, naho ku isomo rikurikira.